Abana amakuru yanyu mumeze mute? Ko mwabukereye mugiye he? Okay, mugiye ku ishuri, mugiye gutangira igihembwe cya kangahe? Cyo mu wuhe mwaka? Ubwo rero bishatse kuvuga ngo mwese muriteguye gutangira igihembwe cya kangahe? Chrispe ugiye kujya kwiga mu kangahe ubu? Biga mu wa kabiri. Christe ugiye kwiga mu kangahe? Ubu ugiye kwiga mu wa kane? Wiga mu wa kane ubu ngubu? Ego mana yanjye, utangiye we no kwibuka, utangiye kwiyimura. Okay, none ubu tugiye gusezerana na papa, sibyo? Buri muntu azagira amanota angahe mu gihembwe cya gatatu? Bivuze amanota buri muntu wese agiye niyo azatuma bahembwa. Murabizi ko igihembwe tuzajyamo cya gatatu gifite grande vacances, gifite amezi abiri y'ikiruhuko. Bishatse kuvuga ngo ni kumpeshyi, harimo ahantu henshi ho gutemberera, ahantu henshi haryoshye hameze neza. Umuntu rero utazagira amanota meza ngo tugiye gusezerana, mumbwire mbese buri muntu wese azaba afite amanota angahe? Prestige, uzagira amanota angahe? Ugiye kujya gukora ufite amanota angahe? Uzashaka ku buryo uzaba ufite amanota angahe muri igihembwe cya gatatu, ku buryo ibihembo uzayibona cyangwa se ukazabibona. Abakunzi ba Mwami TV baraba babibona ko uzaba wanteshye tutazayagira, tuzabereka tubabwire ati amanota ntago ariyo wagize. Ndahambwira Prestige, uzagira angahe? Uzagira 80? Uzayagira? Uzagira amanota angahe? Uzagira nawe 80? Wageretse kugendera mu kigali, uzagira angahe? We 80 ntabwo nyemera. Ntabwo nyemera, bivuga ndi gandi. Uzaba uwakenda, uzagira amanota angahe? 80? We ntabwo nyemera, vuga ndi manota menshi uzagira. Ijana. Wenda shaka ijana Prestige, nawe 80 ntabwo nyemera. Nawe ongeraho. Aya ntabwo cyenda ntabwo uzayagira, ndabizi. 85. Ubwo Prestige Chrispe azagira ijana. Ijana se wakuzuza? Ntabwo wakuzuza, uri kurambe. Wakuzuza se gute kubushize utuntu? Ntabwo wakuzuza. Prestige, buri muntu wese avuga amanota yumva atazamugora, atazakugora nangahe. Ongera usubiremo bitekereze neza, kuko nutayabona nta kintu tuzavuga. Zaba nka bya bindi by'igihembwe cya kabiri, nzaguhemba nyine twaduhemba dutoya nyine hano tuzatembera, sibyo? Ubwo 85 Chrispe angahe? 90. Ubwo rero igihembwe mugiye kugitangira kandi mumeze neza. Kandi ku ishuri ryanyu no bisa ngo hari mufite televiziyo yitwa ngo ikira Fantastic Radio, yabaye na TV. Ubwo rero mubwire abantu nyine bazajya bakora subscribe kuri iki channel yanjye, hajya yitwa ngo iki? Mwamini TV. Ubwo se muzakora presentation ku ishuri ryanyu gute? Okay, noneho rero mugiye kumbwira ibintu nzabakorera. Zabahemba ubwo ngubwo niba mwagize amanota meza, nukubikorera. Igihembo cyitwa Gorilos. Okay, yo nzayibona. Wowe nzabahemba iki Prestige? Igihembo cya Gorilos. No gutembera. Gutembera. Okay, gutembera. Tuzatemberera hehe? Tuzatemberera
muri Egisipa. Kirisipe wowe uzatembera hehe? muri Egisipa. Muri Egisipa. Ubwo mwese ni muri Egisipa. Nta handi bwo muzambwira. Ubwo nta hantu hamwe mwese muhahurijeho. Ntawe uzambwira ngo tuzajya koga muri pisine. Ubwo rero nanjye ngiye guhiga amafaranga byatari kugira ngo nzagire gute nzabahemba. Noneho rero nimumbwire umuntu muri vacances twarwanye inshuro nyinshi wari ufite amakosa atayajyana ku ishuri. Ninde? Wowe. Ubwo naraguhannye byarakunejeje cyangwa byarakubabaje? Byarambabaje. Byarakubabaje. Byakubabaje ku rugero rungana gute? Rukeya. Kubera ko wari wakoze iki? Icyaha n'amakosa. Ubwo rero ku ishuri ugomba kugenda noneho ukajya ukurikira mwarimu ya makosa yawe ukayasiga hehe? Mu rugo. Presti nawe mvuga byagenze gute we muri vacances? Amakosa yose wakoze uvuge n'akazi wakoze. Wakoze akazi? Yego. Kahe? Ko kureba televiziyo. Niko kazi nako. Akazi ko gufurira bigo. Wekera. Denise yarafuraga nakumutsa nakahita nyanika. Ukahita wanika. Kirisipe wowe wakoze akahe kazi muri vacances? Narakorobye. Wowe warakorobye? Yarabikoze ra? Abagabo barabikoze si wambeshye. Okay. Noneho ubwo ngubwo interview mwari mufite kuri Mwamini TV turayikomereza. Ngamubwire abakunzi ba Mwamini TV bakore subscribe mubamenyeshe kuko ibyo bintu dusezeranye tugiye kubikora. Nubasezere mubabwiye. Bye bye. Mukore subscribe mukande share comment. Goodbye. Ubwo ubutaha noneho tuzakora interview hehe? Mu Cyongereza. Sibyo? Ariko ubwo tuzatuyikora noneho ubwo igihembwe cyagize gute cyarangiye buri muntu ari gupresenta ibyo yagize gute yakoze. Ubwo reka mbaherekeze tugere ku ishuri ubundi amasomo meza. So this is Mwamini TV. Niba utarakora subscribe kuri Mwamini TV nyaruka ukore subscribe kuri Mwamini TV. Mwamini TV ibintu biba bimeze neza. Aba n'abana banje tuba turimo turaganira ariko kugira ngo ibintu ngende nanabibika neza tuba tugomba gukora n'aka interview gatoya. Sese bagomba naho kujya bitoza gukora interview kugira ngo nanjye ninanirwa bazajya bagira gute babashe gukora presentation kuri Mwamini TV. Mwamini TV. TV.